na amahirwe tugira yo kubona abashehe nkamwe abashehe bavugira sunna twe tubona ko ari umugisha Allah subhanahu wa ta'ala abaduhaye. Hari bamwe mu banyeshuri rimwe na rimwe bavuga ko nabo bari kuri manhaji as-salaf, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari utuntu dusa nk'udutsiko cyane cyane mu banyeshuri. Usanga umwe ushobora kuba wamubaza ati ese kuki utumbashe ushe fulani, akakubwira ati fulani afite zalati, afite ilali fulani. Wamubaza ni iyihe misingi si ubona wenda atashoboye kuba yashira mu bikorwa, ugasanga harimo icyo kintu cyo guba bapingana, kandi rimwe na rimwe ajya kureba abanyeshuri ugasanga nabo bafite umuryo wa manhaj salaf. Ari Madina shaytani yakoresheje abanafiki murabizi mu kugira ngo bashake gusenya ubuyisilamu, wa hakadha na manhaj salaf nuko nguko, uko shaytani ibizi kariyo manhaji alladhi kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa ashabuhu wa salafuna salih. Shaytani kuko ibizi igomba gukoresha ishoboye iban igasenya igateza umwiryane hagati y'abitwa ngo bari kuri uwo murongo mwiza wande wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh je ntagari nshaka kuvuga bire gusa ari ikibazo nashaka kubaza cyambere nuko twagushimira ku mwanya duhaye na amahirwe tugira yo kubona abashehe nkamwe abashehe bavugira sunna twe tubona ko ari umugisha Allah subhanahu wa ta'ala abaduhaye. Ikibazo cyanjye kiragira ati alhamdulillah dawa yanyu turayibona cyane cyane ku bantu tuvuga ururimi rumwe ni iby'agaciro, ariko hari ibibazo bigenda bigaruka haba mu banyeshuri n'abasilamu basanzwe, ariko cyane cyane ahangaha hari bamwe mu banyeshuri rimwe na rimwe bavuga ko nabo bari kuri manhaji as-salaf, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari utuntu dusa nk'udutsiko cyane cyane mu banyeshuri. Usanga umwe ushobora kuba wamubaza ati ese kuki utumbashe ushe fulani, akakubwira ati fulani afite zalati, afite ilali fulani. Wamubaza ni iyihe misingi si ubona wenda atashoboye kuba yashira mu bikorwa, ugasanga harimo icyo kintu cyo guba bapingana, kandi rimwe na rimwe ajya kureba abanyeshuri ugasanga nabo bafite umuryo wa manhaj salaf. Nkaba nibaza ese ibyo bintu biterwa n'iki, niyo fitine iterwa n'iki? Dore ejo bundi ko nigeze kumva wenda ari umushehe waje ari kuvuga kuri icyo kintu kiri mu bibazo by'abanyeshuri cyangwa se na fitine ziri cyane cyane mu basalafi. Ibyo bintu byaba biterwa n'iki? Barakallahu fikum. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Murabizi ya ikhwa, buriya shaytan harisan ala ighwa'i bani adam min wujuhin shatta. Shaytan igihe cyose irajwe n'ishinga mu kuyobya bene adam. La wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin. Shaytan yiyemeje gutesha umutwe no kuyobya mwene adam min jami' al-jihat, impande zose. Shaytan ntabwo yifuza yuko hari abagaragira Allah subhanahu wa ta'ala. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. شيطان irajwe shinga mu kuyobya bene Adam kandi benshi. Shaytan rero ntabwo yifuza kubona abantu bari ku murongo mwiza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhawil an yufarriqa sufuf almuslimin. Shaytan hore cyose haranira gucamo ibice abemeramana no guteza umwiryane. Intego na yindi nuko ibizi ko Shaytan y'abantu bari ikintu kimwe, buriya ubumwe y'abantu bahurije kuri Qur'an, Sunna, manhaj ari imwe, Shaytan birayibabaza kuko nyine nizo mbaraga za ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo Shaytan bigomba gukoresha uko ishoboye kugira ngo ubwo bumwe ibusenye,
kuko ubwo bumwe ibizi ko buzabyara ikintu kinini, sibyo? Wa hakadha fi sufufi salafiyyin, ni nkuko no mu basalafi nkuko ba mutume byari bihari ari Madina. Shaytan yakoresheje abanafiki murabizi mu kugira ngo bashake gusenya ubuislamu. Wa hakadha na manhaji salafi nuko nguko, uko shaytan ibizi kariyo manhaji alladhi kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa ashabuhu wa salafuna salih. Shaytan kuko ibizi igomba gukoresha ishoboye eban igasenya igateza umwiryane hagati y'abitwa ngo bari kuri uwo murongo mwiza wande wa mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cyo ni cyambere mugomba kumenya awalan. Thaniyan, icya kabiri, laysa ntabwo buri wese wiyise ngo ni salafi ari kari salafi, uko as-salafiyya laysa nagari iddia ibintu umuntu yigamba. Salafiyya bigaragarira hatta fil a'mal no mu bikorwa, sibyo? Wa fil aqwal wa ad-difa'uka 'anil manhaj, kuvugira kwawe manhaji bikagaragara. Wa dhabbi anhu, kurwanisha kugira ngo abantu bamenye sunna, gushyigikira du'ati abamenye bari kuri sunna. Yani salafiyya nagari ikintu umuntu azavuga ngo njewe ngo udkhilu fi salafiyya man asha'u wa ukhrij minha, cyangwa se minhu man asha, ndinjiza muri salafiyya nshatse cyangwa nkure mu nshatse bighayri madha dalil, nta dalili hari. Icyo cyo mugomba kukimenya. Rero fi awinati al-akhira, muri bihe bya nyuma, nasallallahu an yahdi al-jami', muri bihe bya nyuma shaytan yashoboye kwinjira haba mu batulabul ilm as-salafiyyin, ashobora kubinjiramo ashani yufarriq wahdatahum, kugira ubumwe bwabo kabisa abusenye, kuko abasalafi gucika bibice nizo mbaraga z'ubundi butsiko ndetse za a'da'ud-din n'abanzi b'idini. Iyo fitina rero yaraje, bamwe barayoboka bumvira shaytan, birangira fabadda'u man tatalmadhu bayna aydihim as-salafiyya. Shaytani ibayobereza tahta madhalla salafiyya, irongera ibayobya ariko munsi y'umutaka w'ikitwa salafiyya, batangira kubaddi'isha no kwerekana ko bayobye abo bizaho iyo salafiyya. Sizi ko ibyo kintu subhanallah, na'udhu billahi min adh-dhalal. Aina al-aql? Wowe ho wamenye ho salafiyya utayizi akabikwigisha ukaba salafi nkuko uri kubyigamba, al'ana tarahu mubtadi'an, faya layta urakavuga yuko wenda yabaye mubtadi' ariko byibuze ufite adilla sah, uvuga uti uyu muntu yarataniye nubwo sinamwize ho salafiyya ariko yatandukiriye imisingi ABCD wa bada'ahu al-ulama wenda ukaba ari byushingiraho. Ariko subhanallah, yani umuntu wize ho salafiyya niwe kakanya garutseho kuvuga ngo ninde ni mubtadi'. Rero hari abantu shaytan yafatiye muri uyu mutaka abinjiza mu muryango bita ghulatu tabdi', bagize ugukabya. Murabizi buriya muri idini umuntu wese yakabirije ikintu akagishyira ku rwego gatagishizeho arayoba, niyo umuntu apfobeje ikintu nabwo agira gute arayoba. Wal khayru kull al khayr, no kugira ibyo bita al wasatiyya wal i'tidal, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Igihe cyose utagize wasatiyya wal i'tidal fi din ariko bishingiye kuri dalili taban, icyo igihe cyose urayoba. Rero hari abaguye muri iyo fitna, shaytani abayobereza mu cyitwa salafiyya, fa asbahu yarawna al-haqqa batilan wal batila haqqan. Ikinyoma batangira kukibona kariko kuri batangira kukubona karicyo kinyoma. Murabizi shaytani ibyo ngibyo birabikora. Shaytani no muswala, iyo shaytani ibonye ko kugukura ku swala bitakunda bitewe n'ukuntu swala kurimo mu maraso, yani ntibishoboka yuko utareka gusari gatanu ku munsi, shaytani yindura ni system yo kuza kwangiza swala yawe none uyirimo. Hari n'abantu rero shaytani yafatiye muri salafiyya abayoberezamo, bo bibwira ko bari kuri kugeza wallahi alazim, kugeza nubwo hari baadhi numvishije hari Madina bakubwira ati ngo muri Masjid Nabawi nta alimu salafi n'umurimo ma yahdurun, ngo muri haramu ngo namumenye ngo ubamo ngo salafi. هل هذا يعقل؟ مسجد الحرام بمكة مسجد النبي كوفي يقول ينقو شيخ لا يوجد فيه عالم سلفي. هل هذا يعقل؟ ibyo birakwereka nyine umuntu dalal amaze kugeraho. Yajya kukubwira amajahil abashekhe batanazo ngo sinzi ngo umushengo witwa gucya ngo wenhu
aina durusu aina ta'silat zai ilmiya kuri YouTube juhudu zo muri da'wa sibyo umuntu araza akakubwira ngo were kumva runaka abashekhe bazwi ku ruhando rwa da'wa bazwi ngo were kubumva numve bande akakurangira abashekhe ndakeka ibi byose mwese mujya mubyumva ndabeshya kumvuna kumvuna kubwiye ngo fulani la tasma minhu na fulani shuyukh kibar ulama idhan ndiga kurinde ngo yango warundi mushehe ngo witwa runaka yigishiriza hehe ngo yango nibikureba ngo ngupfa byemere gutyo tungo niwe numushengo nawe ngo zakahu fulani ngo shekhe runaka ngo yigeze kumuha tazkiya nibwo yabikubanditse hano ku gahanga hari umushekhe wiguhaye handitswe ngo eba Ibn Baz rugo ribe waba yarayanditse ku gahanga kawe aguha tazkiya Ibn Baz ni cyangwa se Ibn Uthaymeen ariwe guhaye tazkiya laysat al-ibra fi tazkiyat al-ibra fi madha ibiri kugaragara da'wa yabiri kuvugira kwawe sunna gupambana n'abantu bihimbano kwawe biri hari umugabo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yohereje fi Masr abwira Abdullah ibn Amr ibn al-As niba nibese niba tari Amr ibn al-As aramubwira ati yari hafiz al-Quran aramubwira ati uyu muntu ndamukoherereje min akhyar an-nas numwe mu bantu beza tuzi ndamukoherereje kugira ngo umuhe rugari umuhe ayigisha abantu iki Quran thumma mata niba yarapfuye umushiye niba yarapfuye iki ubwo nawe turavuga ngo Umar hari tazkiya ruti ya Umar hari tazkiya ruti ya Umar la mafi kuba umushekhe yaguha tazkiya akavuga ati bitewe n'ukuntu yakubonye ibyo ntabwo ari byo bisobanuye ngo antanga ubwo rero igihe uri kunyuranya n'imisingi ya Rasulullah jamaa ngo dukomeze tuvuge ngo ariko ngo uramwere kumuvuga ngo umushekhe ngo Ibn Baz yigeze kuvugaho la abadan hari abashekhe benshi bayobye bari kuri tele hano na Saudi hano batahadarisha batemewe no kuvuga usanga bafite tazkiyati za Ibn Baz kubera ko kera bakira abanyeshuri baragendaga bakabiriza imbere bakarirarira ngo bari kuri sunna kumwe bashaka kugira ngo bakoreho tazkiya bazazikoresha mu gusenya ubuislamu sinzi aho kuvuga ibyo bintu mugomba kubimenya abo bantu tekereza mu kugira ngo muri haramu na alimu hari abandi bose bigahe twiye kuri ndese ngo huya ngo abandi bashehe ngo bongo aina hayatu kibar ulama kumva umuntu ntiyakubwira ngo ujye ukurikira abashekhe ba hayatu kibar ulama subhanallah hada gharib iyo fitina rero mu ncamake yani bisi khulasa n'abantu shaytan yafatiye muri salafiya abayoberezamo ni abo bantu ubwo rero mugomba kubimenya wallahu a'lam